Wowe nyine umukobwa umeze gute muzima busanzwe? Imana ishimwe ko ndi no kuganira n'umuntu baziranye na Emeline. Kundana ariko ukabona kagukunda bya nyabyo utabizi ko ari umutinganyi. Icyo kintu noneho nicyo kintu nshaka tugarukeho ube wagira n'inama abasore. Ese niba ukundanye n'umuntu nkuko mwakundanaga ugasanga ari umutinganyi kandi akwereka ko nawe koko muri mu rukundo, ku ruhande rumwe biba byatewe n'iki? Uko wabibonaga cyangwa se wabonaga ni iki cye cyamuteye kujya muri ubwo butinganyi? Ni amafaranga yakurikiye? Byari byo byose ni ubustari? Ni iki we cyatumye noneho bimukura muri ubwo butinganyi uko ubibona kugera aryamana n'abakobwa bagenzi be? Ariko ibikorwa ibintu yabaye uzi ko yigeze kwiba bakanamufunga agatoroka gereza. Numwe mu bantu nzi batorotse gereza. Rimwe na rimwe rero ugasanga hariho nyine uko kugendera mu kigare, hariho ubikora for business cyangwa ubikora byo kurambirwa, kuba yararambiwe abagabo cyangwa abagore. Ariko most time ashatse kuba ko nawe yari kurambiwe no, for some good time yego byamfasha kubanza printing cyangwa gukuramo ibyari bimurimo bitari byiza, nkabanza kubimushyira kuri. Barambwira ati bisa n'ibyo natwe tugenda tubona kuko muri no minsi seriously speaking urubyiruko especially noneho igitsina gore, abakobwa bacu barimo kwangirika mu buryo bumwe cyangwa ubundi, akagira na trauma cyangwa se akagira na pressure. Ibyo urabizi ababyeyi bacu kuntu bahora baduhangayikiye kwicara ukabona umwana w'umukobwa video imwe ebyiri eshatu, ariko tukibaza ngewe ikintu kiri kumbabaza reka nyigarukeho n'iki kintu ejo naze nyivuga kubera iki video nyinshi hari kuziza umukobwa witwa Emeline rikaba ari we ngarukaho, kandi noneho akaba ari abantu bibandaho nizi mbuga nkoranyambaga zacu kubera ko yimuritse bari abandi nuko batazwi kubera icyo ari ugumagaruka. Noneho ibyo ayo makuru yose nagiye nyamenya nyuma yuko bamara bashaka kunjuraga, nibwo nagerageje gufungura ubwonko bwanjye menyabo inyuma habo, kuko nabonye uburyo bameze nk'abantu bari related. Yego nkabona ntabwo ari ibintu bisanzwe, aho kugera naho exactly kugera naho nyurumva bashaka kunsharinga. I was like no, ngerageza nyine gukora ubugenzuzi bwanjye bwihariye. Yes, akenshi nanone usanga abakobwa babiri muri biriya bintu baba bakoresha n'abagabo. Yego, abakobwa abenshi bari muri biriya bintu usanga bakoresha n'abagabo, ariko ni gake umuhungu azaba bijyamo akajya no ku mukobwa, nabyo bikubiye gake ku ijana. Yes, umukobwa wese ni gake bikubiye gake nivuga gake ku ijana kubona umukobwa mwiza ufite n'ubwenge. Bikubiye, ndakubwiye ngo abakobwa benshi beza bafite, ariko wa undi ushaka gukoresha uburanga bwe inshuro nyinshi cyane abikoresha uburanga bwe mu buryo bubi butari bwiza. Benshi se ko tuzi ko ubundi akenshi babukoresha mu kwimurika ku bagabo. None byashoboka ko ukoresha n'uburanga bwawe wimurika ku mugore mugenzi wawe? Niyo mpamvu nyine nkubwira ko ni bwa bwonko buba butari nomo, ni bwa bwonko buba butari nomo, hakazamo niyo micango y'ibintu byinshi cyane baba bagenda bahuriramo, baba bagenda bakoresha. Barebe niba uzabona ufungura ubwonko bwawe urebe mu biganiro byagiye bitambuka, incidents zagiye zibaho, niba hari umukobwa uraho ubayabaye ubizamo uzamukura he? Abo tubona ni babandi nyine bakabaye icyerekezo cyangwa indorerezi z'abandi. Yego, bahazana na bagenzi be, muri abo bagenzi be niho harimo yego umwe muri bo they were two muri bariya, kuko biriya byabaye ari abantu batatu bari kumwe, and then babiri muri bo nibo nyine bari kumwe, harimo abo twari tuziranye. Noneho ndabasuhuza, nibwo nagize ndamahirwe kambyita ndamahirwe yo kumusuza, ariko ntabwo ari amahirwe kuko nta gihambaye afite kirenze. ntabwo ari bronze cyangwa silver, araho ntabwo nigeze ngira umwanya wo kuganira nawe kuko nta nuwo nari mfite muri ako kanya. By the way, nabasuhuje nyine nk'abantu nyine duhuye kandi nzi birangira nyine gutyo.
maybe ya reka bari kombyita ya gusa rero ntabwo ari byiza inzira barimo kubinyuzamo ntabwo ari nziza rwose gute okay inzira y'ubu ushaka maybe kwagura izina cyangwa mu oya Clement buriya kure no kwagura izina hari wabikora nyine muri ubwo buryo oya none se urambwira ko hari undi muntu uba wafashe ziriya video akazishyira hanze fungura ubwonko bwawe simvuga ngo inzu wenda bari barimo nyiri inzu yari afite kamera yasetinzemo kamera ni kamera zabo ni telefone zabo nibo ubwabo bamaze kwifotora n'iki basharinga some friends of them kandi ngo ntawukundwa na bose so rero wowe ubwawe uyisohoye ivuye iwawe minzi ko ni wowe ubwawe nyine ubikoze ariko se ko nabonye ari video nyinshi kandi zirimo abantu batandukanye oya benda gusa ahubwo ubona ko ari taye zimwe kandi ubona ko bakunda ko bari kumwe nkibaza ubundi buri munsi barabonanaga cyangwa barabanaga nyine nje byarancanze ku rundi ruhande ababyeyi kare naganire n'umubyeyi arambwira ati hari igihe umwana agira depression ari guca mu bintu bikomeye ati uyu mwana w'umukobwa amafoto ye cyangwa se y'ababana ari gucicikana mwe mukabara ni ibintu biri simple atari kuzi ko bishobora gukuramo umuntu kuba yapfa mentally akaba yanabona ibi byose hanze akaba yanakiyahura. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubaye ikaze aho merereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi yikundi twakiriye hariyo ngo yitwa Jean Jones. Yani surname kabisa. Yego umeze neza ndaho ndashima Imana ntago ari ubwa mbere tuganiriye ariko biyibutse da abakoze subscribe uyu munsi. Okay nitwa Hatiyekimana Jean Clement yego nayo harayandi ushaka oya enough is enough birahagije umeze neza Clement ndaho ndashima Imana abenshi bakuzi biterwa ari muri oya benshi bakuzi muri cinema ni muri cinema nyarwanda benshi banzi ako ni biterwa na film yariyo yo ndimo ndakoramo nk'ubu ngubu filme ndimo ndakora ni bari yo ndimo ndakora nitwa Willy ni filme nshyashya turimo turana premieringa yego kuba cyane irabigiye hanze bayita Enough is Enough yego nyikinamo nitwa Willy yego kabari n'indi seri ndimo ndakora bita Munyana yego niyo nyikinamo nitwa Jeff yo uburi Jeff kwa Nuzi muri Munyana kwa mukobwa wa mukobwa muri Munyana muri Munyana niko bayita yego ibintu namahoro ariko ndashima Uwiteka rwose hariya derukana mu mwaka ni muri uyu mwaka ugitangira yego nanjye kuvuga ngo umwaka mushya narabikubwiye ntacyo wakongera ukahinyuka unyifuza narabikubwiye niba twarabonanye uyu mwaka waratangiye kandi nizere ko wawutangiye neza nta kibazo cy'ubuzima nk'ibyo turi kugenda tubona by'urubyiruko yameze neza ndashima Imana yego imbogamizi nyine ntago zibura ariko ibyiza nibyo biri imbere nanone ibyiza nibyo biri imbere kandi urabyizeye cyane I confess and I believe yego nabonye baranabakunze we na wa mukobwa mwiza umusheri wawe nabonye rwose yari abantu ariko hari n'umuntu wambwiye ati uyu musore ntabwo ari mbizi ni umuntu w'inshuti yanjye ni umuntu w'umufamiliye wawe siko ntari mbizi yitwa mufite famiye nini cyane ntabwo nari mbizi di ko mufite icyo mupfana reka nze mukwereka urahita umubona ariko narabyishimiye kuko ni inshuti yanjye kandi inshuti yawe bari inshuti y'inshuti yawe sibyo ra cyangwa ndabyishe oya nibyo rwose yarambwiye ati uyu musore ni umuhanga ni uwacu kandi Clement ntekereza ko akenshi nk'uko muba mukina muri sinema biba byiza cyane uwo muramuzi ya cyane ni mwene mama ba mama bavindimo
sawa rero Okay. inshuti yanjye cyane cyane ariko murakoze murakoze cyane kuba inshuti kurya noneho muri no mu kigero kimwe sibyo ngo ibikundanye birajyana sibyo nibyo twikomereze Clement urubyiruko ariko nagiye mbona muri iyi minsi reka nkwibariza ibi bintu abasore bari kubanenga ati abasore muri kujya hehe ku buryo abakobwa ubwabo bari kwemera bagakundana abasore mwananiwe gutereta noneho byabagendekeye biti reka nguhereho nushize bambwiye ko nta n'ukuntu niyo mpamvu nyine niko impamvu ni ziriya aya nawe bigira ubwitwazo nese biriya byaje twari twakabibona Clement urakoze cyane none se ko nakubwiye nyine ukuri uko guhagaze none wari wakabibonye se ariko we uzi ko ibi bintu nabivuze mbere wabimbwiye mbere mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki sibyo none ndebera none se ubu wandenganya sikuri umuhanuzi ni ukuri kw'Imana ndabyibutse ubu wandenganya ndeba ibintu wabimbwiye bitaraba ni ukuri sibyo si we wenyine noneho hari abaganga babiri b'inshuti zanjye yego ntabibashe kuvuga amazina yabo ariko nge rimwe twaricaye mbabwira ibintu bimwe cyangwa ibindi noneho mu byo navuzeho narababwiye muri no minsi yego kugira ngo umukobwa anyurwe cyetse umufasha ukamufungirana nk'ahantu mu ishyamba ntabwo ari bose ntega amatwi yego abo umwe akagira gute oya nakabatukishe ntibikabe si nabyo nifuza yego kuko burya umuryango washingiye hari byinshi cyane uba wakiriye yego harimo guhesha ishema umuryango harimo wowe ubwawe kuva muri rwa ruhando yego ukava muri wa mwanya wari urimo bavugaga ngo umukobwa wa kanaka yego ukajya mu rundi rwego ejo n'ejo bundi niba wambaraga imikenyero wenda watashye ubukwe ugakenyera mu bakobwa ntuzajya mu bajene mama ejo bundi ujye muri ba nyirasenge b'umukobwa yego so abo ba dogita tunganira nabo narababwiye ngo mbaye nge nkagira ubushobozi kugira ngo umukobwa mbashe kumenya uwo ari we nuko namufata nkamushyira ahantu tukibera iyo apana wenyine tukibera iyo twese yego for some good time yego byamfasha kubanza kuprintinga cyangwa gukuramo ibyari bimurimo bitari byiza nkabanza kubimushyira kuri barambwira ati bisa n'ibyo natwe tugenda tubona kuko muri no minsi seriously speaking urubyiruko especially noneho igitsina gore abakobwa bacu barimo kwangirika mu buryo bumwe cyangwa ubundi si bose yes harimo abazima harimo abafite umuco uburere ariko hari n'abari kutwicira umuco gusa nyine nta kundi ngo buri mbigize umukwe ntako abatageze kandi ikindi nabivugaho nuko akenshi usanga ari ukubera wenda baba bibana batabana n'ababyeyi ariko nyine nanone burya gukura ni byiza kuko bigufasha kugira ikintu uhindura ku bwonko bwawe bigufasha kugira ikintu uhindura ku bwonko bwawe iterambere mu buryo bumwe cyangwa ubundi so ntago nyine mba blaming abo ngabo bibana ariko ahanini ni icyo ngicyo kibitera hanyuma nta kibazo reka mbikubazeho Clement hari amavideo amaze menshi acicikana y'abana b'abakobwa ndetse wareba ukabona n'abakobwa bafite uburanga bagakwiye kuba uko bafite uburanga inyuma ariko bafite n'ubwenge amavideo navuga shateye ubwoba bamwe bati hari igihe umuntu akora ibintu atazi aho bizagera ku buryo umubyeyi w'umwana ashobora kubibona akagira na trauma cyangwa se akagira na pressure ibyo urabizi ababyeyi bacu kuno bahora baduhangayikiye cyane kwicara ukabona umwana w'umukobwa video imwe ebyiri eshatu ariko tukibaza
ngewe ikintu kiri kumbabaza reka nyigarukeho n'iki kintu ejo naze nyivuga kubera iki video nyinshi hari kuziza umukobwa witwa Emeline rikaba ari we ngarukaho kandi noneho akaba ari abantu bibandaho nizi mbuga nkoranyambaga zacu kubera ko yimuritse bari abandi nuko batazwi kubera icyo ari ugumagaruka noneho okay sindi bugire byinshi cyane mbivugaho ku ruhande rumwe ndareba Emeline wo kuba agenda agaruka ushobora gusanga ari uko asanzwe nyine ari leader buri equipe igira leader buri equipe igira kapiteni kagira su kapiteni kagira abayobozi ba equipe so ni mu nzira nyinshi siko bimeze yego ndabyemera noneho nanone wareba ugashobora gusanga ari nawe uri mature kurusha abandi ushobora gusanga ari ubaruta either barusha ubwo bushobozi either barusha uko kwimenyekanisha you never know hari ukwimenyekanisha mu buryo bwiza no kwimenyekanisha mu buryo bubi yego yes ikindi ndanahamanya n'umutima wanjye ko nagahinda pe ariko nawe siwe nabo sibo yego shingiye kuki ibyo nshingira hanini ntago mbivuga ko ari 100% ko yari nomo ntago umuntu muzima ufite ubwonko utekereza ubyuka akambaza Imana ugahaguruka ukajya muri douche ukitaho ugagira gahunda zawe z'umunsi 100% ko wakora ibintu nka biriya bikajya hanze 100% no I doubt haba harimo either ibyo biyobyabwenge mbese abafite inyunganizi kandi zitari nziza ikindi kuba kubw'uburanga bwabo ni ibintu nyine ureba kandi niba wibuka neza hari ibyo nigeze kukubwiraho yego ngewe igihe cyose cyangwa ahanini nzashima prettiness than beautiful yes umukobwa wese ni gake bikubiye gake ariko nivuga gake kwijana kubona umukobwa mwiza ufite n'ubwenge ndakubwiye ngo abakobwa benshi beza bafite bikubiye gake kwijana ndakotinga ngewe ku giti cyanjye nta wundi muntu nkotinga uwo ari we wese I quote myself I would prefer pretty than beautiful kuko prettiness ibikubiyemo ibintu byinshi ariko wa wundi ushaka gukoresha uburanga bwe inshuro nyinshi cyane abikoresha uburanga bwe mu buryo bubi butari bwiza benshi se ko tuzi kubundi akenshi babukoresha mu kwimurika ku bagabo none byashoboka ko ukoresha n'uburanga bwawe wimurika ku mugore mugenzi wawe niyo mpamvu nyine nkubwira ko ni bwa bwonko buba butari nomo ni bwa bwonko buba butari nomo hakazamo niyo micango y'ibintu byinshi cyane baba bagenda bahuriramo baba bagenda bakoresha nizo mpamvu ahanini 100% uzarebe niba uzabona ufungura ubwonko bwawe urebe mu biganiro byagiye bitambuka incidents zagiye zibaho niba hari umukobwa uraho ubayabaye ubizamo uzamukura he ni abo tubona niba abandi nyine bakabaye icyerekezo cyangwa indorerezi z'abandi yego nabo ngabo tubisangamo abasitari akenshi baramenyana cyane ko baba bahurira no mu bintu bigiye bitandukanye mu makuru nge numvise ntago mbizi nuko nawe yari umukinnyi wa filime mwaba mwarigeze kubonanaho byibuze ukamubona amaso ku yandi yego wowe nyine umukobwa umeze gute mu buzima busanzwe Imana ishimwe ko ndi no kuganira n'umuntu baziranye na Emeline cyangwa ntago mwaganiriye ntago twaganiriye bihambaye kuko ahantu twahuriye hari mu kabari niba nibuka neza nari ndimo ndareba match ariko ndindiriye ko amasaha agera nagomba kujyana muri anniversaire hafi yako kabari wenda ntari ngombwa ko mvuga bahazana n'abagenzi be muri abo bagenzi be niho harimo yego umwe muri bo they were two muri bariya kuko biriya byabaye ari abantu batatu bari kumwe and then babiri muri bo nibo nyine bari kumwe harimo abo twari tuziranye
noneho ndabasuhuza nibwo nagize ndamahirwe kambyitabe ndamahirwe yo kumusuza ariko ntabwo ari amahirwe kuko nta gihambaye afite kirenze ntabwo ari bronze cyangwa silver araho ntabwo nigeze ngira umwanya wo kuganira nawe kuko nta nuwo nari mfite muri ako kanya by the way nabasuhuje nyine nk'abantu nyine duhuye kandi nzi birangira nyine gutyo maybe reka bari kumbyita gusa rero ntabwo ari byiza inzira barimo kubinyuzamo ntabwo ari nziza rwose gute inzira y'ubu ushaka maybe kwagura izina cyangwa mu Clement buriya kure no kwagura izina hari ababikora nyine muri ubwo buryo none se urambwira ko hari undi muntu uba wafashe ziriya video akazishyira hanze fungura ubwonko bwawe simvuga ngo inzu wenda bari barimo nyiri inzu yari afite kamera yasetinzemo kamera ni kamera zabo ni telefone zabo nibo ubwabo bamaze kwifotora n'iki basharinga some friends of them kandi ngo ntawakundwa na bose so rero wowe ubwawe uyisohoye ivuye iwawe minzi ko ni wowe ubwawe nyine ubikoze ariko se ko nabonye ari video nyinshi kandi zirimo abantu batandukanye oya benda gusa ahubwo ubona ko ari taye zimwe kandi ubona ko bakunda kuba bari kumwe nkibaza ubundi buri munsi barabonanaga cyangwa barabanaga nyine nje byarancanze ku rundi ruhande kuko ntabwo niyumvisha uyu munsi bashaka gufata video yanjye nawe ariko nanone ejo ntiyazinde ejo ndihazinde this is too much akenshi nyine usanga abantu bameze kuriya usanga baba abantu cyangwa se niba batanabana bagahura byibura nk'ubwo ugasanga yenda bakunda gusohokana baba bakunda gusohokana sometime ugasanga yenda umwe atanga nk'igikondo undi atanga nko mu gatenga uno urugero basa n'abaturanye noneho wenda bagakoresha move imwe cyangwa imodoka imwe nda uyeda umwe afite imodoka akaba ya deplace undi ugasanga yenda kunanirwa n'iki akaba yakwirarira muri rwa rugo cyangwa bakanasurana mbere yuko banasohoka banagira n'iyo gahunda yo kuba batembera do niba bafite akazi I don't know akaba avuye ukaza akavuga reka nce kwa besto wanjye musuhuze wenda sinafashe lunch yiriwe mu rugo let's go nkagerayo dusangire sapa cyangwa dinner ni akenshi usanga ari babantu nyine bari in touch bahorana bagira communication ihoraho ariko nanone bikaba bihabanye kugira umu best friend muhuje ubwoko cyangwa igitsina ntabwo ari bibi but hari igihe nanone biba beyond bikurikirwa n'iki ahanini bishobora kubikurikira ntabwo biba byiza kenshi ntabwo bikunda kuba byiza kuko impamvu iki bitamvuga ko bitaba byiza urugero wenda nshobora kuba mfite girlfriend nkaba nibera wenda mu Kiyovu aho yanywereye hari inshuti ze bari kumwe ariko nkaba mfite ngenda gahunda nawe nyuma yuko ava hahandi ko ari buze kundeba wenda the following day dufite ubukwe tuzatendinga bwa family either ye cyangwa iyanjye so to keep that person ko sometime abakobwa bakunda kuba timeless mu bintu byinshi sinzi ni muri muranyumva neza nkagerageza wenda kumukipinga kugira ngo tutazakereza wa undi tuzagira mu murenge mu rukiko tuzagira muri dote akenshi dote ziba mu gitondo cyane so igihe wenda ari butahe ugasanga atahanye n'undi mushuti we cyangwa umwe cyangwa babiri wenda iwanjye hari n'undi muntu turi kumwe ugasanga bya bigare kwa kwishyira hamwe kwabo inshuro nyinshi cyane ntabwo bikunda kuba byiza gira umuntu wizera yes inshuti wabwira ariko kwa guhura cyane yego ntabwo biba byiza ntabwo bikunda kuba byiza inshuro yego hanyuma Clement hari ikintu cyantunguye wowe ushobora ko warabonye biriya ntutungurwe ubushize tuganira
watubwiye ko wakundanye n'ubu wabitubwiye ko wakundanye n'umukobwa rwose girlfriend murakundana ariko ukabona ko agukunda bya nyabyo utabizi ko ari umutinganyi. Icyo kintu noneho nicyo kintu nshaka tugarukeho ube wagira n'inama abasore. Ese niba ukundanye n'umuntu nk'uko mwakundanaga ugasanga ari umutinganyi kandi akwereka ko nawe koko muri mu rukundo, ku ruhande rumwe biba byatewe n'iki? Uko wabibonaga cyangwa se wabonaga ni iki cyamuteye kujya muri ubwo butinganyi? Ni amafaranga yakurikiye? Byari byo byose ni ubustari? Ni iki we cyatumye noneho bimukura muri ubwo butinganyi uko ubibona kugera aryamana n'abakobwa bagenzi be? Okay, inshuro nyinshi reka wenda ndeke kuvuga ngo hari ubwinshi bw'abakobwa. Yego, ariko bariho. N'ikindi urebye muri general kuri ubu ngubu abakobwa ni benshi cyane kuruta abahungu ugiye mu mubare. Yego, ndabyemera. Ariko ntago ariyo weapon bagomba gukoresha mu kuba bakora ibintu nk'ibyo ngibyo. N'abahungu ushobora kubasangamo barahari benshi, sibyo? Ariko hariho ababikora for business. Yego. Hariho n'ababikora bya bindi by'ibigare nakubwiye. Ese ko mugenzi wanjye inshuti yanjye bikora abaye iki? Inyunga kuramo ni iki? So rimwe na rimwe rero ugasanga hariho nyine uko kugendera mu kigare, hariho ubikora for business cyangwa ubikora byo kurambirwa, kuba yararambiwe abagabo cyangwa abagore. Ariko most time ashatse kuba ko nawe yari yarakurambiwe? No, byabaye before. Nyine nibyo mvuze. Ewe byari imbere yuko duhura. Yego. Akenshi cyane ku bahungu nta muhungu ushobora kuba impamya neza ko yarabaye mbere ko muhura, utanyibagiza utambeshya, yari we mbere yuko duhura. Ntago wibuka ubwo watubeshya inkuru? No, yari we. Urumva nge nashatse namenya amakuru yabo. Yego. Nyuma yuko nge menyana nawe. Ese ntago wibuka ko watubwiye ukuntu na wa muzungu wabafatanye? Yego. No, nyine ibyo ayo makuru yose nagiye nyamenya nyuma yuko bashaka kunjuraga. Nibwo nagerageje gufungura ubwonko bwanjye menyabo inyuma habo. Kuko nabonye uburyo bameze nk'abantu bari related. Yego. Nkabona ntago ari ibintu bisanzwe. Aho kugera naho exactly. Kugera naho nyurumva bashaka kunsharinga. I was like no. Ngerageza nyine gukora ubugenzuzi bwanjye bwihariye. Yes. Akenshi nanone usanga abakobwa babiri muri biriya bintu baba bakoresha n'abagabo. Yego. Abakobwa abenshi bari muri biriya bintu usanga bakoresha n'abagabo. Ariko ni gake umuhungu azaba bijyamo akajya no ku mukobwa. Nabyo bikubiye gake kwijana. Kuko umuhungu wagiye hari yaba yagiye, wowe nyine aba yagendeye rimwe. Yego. Ariko abakobwa akenshi ni bo usanga babikora for business. Afite uri hanze, afite na wa mujama wenda wikorera ahantu ni muri business runaka, akaba afite uwo mbese ugasanga ari mu nzira ebyiri. Yes. Nsa nusoza rero Clement, ababyeyi kare naganire n'umubyeyi arambwira ati hari igihe umwana agira depression ari guca mu bintu bikomeye. Ati uyu mwana w'umukobwa amafoto ye cyangwa se y'ababana ari gucicikana mwe mukabara ni ibintu biri simple. Atari kuzi ko bishobora gukuramo umuntu kuba yapfa mentally, akaba yanabona ibi byose hanze, akaba yanakiyahura. Niko bimeze. Urabona bishoboka kuba umuntu yakiyahura abonye, cyane ko batubwiye ko ukunda kuganira n'abantu b'abaganga? Nibyo nangiye kukubwira. Mvugana nabo baganga ni 2 days back. Narababwiye ngo ahubwo nge mbaye mfite ubushobozi nkanjye mfite wenda ubudahangarwa mu bijyanye n'urubyiruko n'iki hano mu gihugu, nafata bari abana nkabanza nkabashyira ahantu nk'abakipinga n'uburinzi, kuko harimo kuba wenda kubikora kwabo harimo ryahungabana no hari wenda kutanyurwa, harimo inzira nyinshi, harimo kutanyurwa cyangwa gushaka amafaranga mu buryo budakwiye. Urakoze cyane. No ikindi no kumva ko hari ikibazo nyine ugasanga sometime wenda bafite nk'ikibazo mu mutwe
byakabaye byiza bakabatwara ahantu bakabaganiriza, abantu bize ibijyanye no kumenya no kugenzura ubwonko bw'umuntu bakamenya either uwo muntu niwe we wanyawe, ese abikora ari muzima, nta kintu akoresha, nta biyobyabwenge akoresha. Ikindi ayo mafoto kuba yacicikana hariya cyangwa yanagiye hanze nawe ubwo atabizi, ugasanga nyine hajemo kwangirika mu bwonko. Nyuma yo kwangirika mu bwonko ni uzasanga umuntu atekereje kuba yakwiyahura, atekereje ko yanze nyine abantu, ugasanga umuntu yabaye nk'inyamaswa. Wahura n'umuntu wari uzi last month muri kuno kwezi ukibase ni wa wundi narinzi, bikakwiyobera ariko nawe atari we. Rimwe na rimwe ugasanga nyine niryo hungabana yahuye naryo, kuko ibintu nka biriya bishobora gutera trauma cyane. Hakaba ushobora kwiyahura nyine, ushobora kuba wakwanga nyine uko kwanga abantu, kwanga inshuti, ukumva ko ushaka kubaho uri nyakamwe. Solo navuga nahise narababwiye ati mbaye mfite ubushobozi, yego ibyakozwe ntabwo ari ibintu byiza, ariko nabo ni abantu, ni abacu. Ashobora kuba yarabikoze gutyo muri izo nzira, ariko yanahinduka. Se hariho n'abasigaye babatizwa se kandi bari bafite ibintu bitari byiza, inzira mbi bagiye banyuramo. Akajya hara mu ntebe ya penitensiya nyine akicuza, akajya mu muryango. Hariho n'ufungwa yari igisambo, ejo bundi ugasanga atangiye afashe kabiri agatangira kubwiriza, kuko hari ahantu aba yarageze nyine akanyura mu akanyuzwa mu nzira zimuhugura, zimugarura mu bumuntu. Nge hari umugabo nzi yatahaga inyuma yo kwa nyogokuru wanjye, nta muntu wari uzi ikintu akora, ariko yari igisambo. Noneho we yibiraga hafi n'ahantu gereza iba, ahahoze gereza hariya mu mujyi, uriya muhanda ucurika hasi, niho hantu yibiraga. Aho umanuka nk'ujya Nyabugogo gutya, aho hantu niho yibiraga. Njyewe nari ntarahamubona, ariko abantu bo muri quartier y'iwacu, kuko abantu twabaga duturanya kenshi twakundaga gusura nyogokuru, none bajyaga bamubona ku manywa aho ngaho, nijoro bagakubitana aho ngaho. Abenshi barabazamu, niyo mpamvu barabazamu b'ibipangu muri iyo quartier. Noneho rimwe arafatwa, ariko nyine impamvu kimuvuzeho nuko ubu ngubu tuvugana ni umupasiteri. Ariko ibikorwa ibintu yabaye, uzi ko yigeze kwiba bakanamufunga agatoroka gereza. Numwe mu bantu nzi batorotse gereza, ariko ubu ngubu ni umukozi w'Imana. Icyo nicyo cyiza, ugatangirizwa n'ibibi ariko ukazahiruka ibyiza. Nibyo byiza. Dusoza, watubwira projet uyu munsi uri gukinamo ni yihe? Ndetse nkunze ikiganiro tugiranye, ni ikiganiro cyiza cyane, ndetse kigaruka kuba abana b'abakobwa n'abahungu bakitonda, kuko turi mu isi navuga ya technology, isi yateye imbere, ariko nanone biba byiza kugira ibyo ukora, ariko nanone tukagira kirazira, tukagira n'umuco wacu tukawubaha, tukamenya ko turi abanyarwandakazi, umuco wacu tukawubaha. Biba ari ibintu byiza kandi biryoshye. Yego, rero ndabikunze vraiment, utanze inama nziza n'impuguro nziza ku rubyiruko. Watubwira projet yanyu? Projet ndimo gukoramo sofa ni filime nshyashya, ubu ni ebyiri ziri ubu. Hari Munyana, ni filime irimo ibyo umuntu wese ufite ubumuntu yakwishimira kureba, kuko harimo inyigisho nyinshi pe, nyinshi, ariko cyane cyane ku rubyiruko no ku babyeyi. Iyindi ndimo ndakoramo ni bayita Enough is Enough, igiye gusohoka nko mu munsi umwe cyangwa iminsi ibiri, iraba iri hanze. Nayo ni filime nshyashya, ni filime nziza, ni filime irimo ubumuntu nanone, harimo kwihanganirana cyari naho hanazamo, haba harimo umukinnyi It's Me Still, ninjye ukina muri iyo filime. Nyikinamo mfite trauma, ariko trauma mba naragize nkaba mfata n'abakobwa ku ngufu, ariko ntabwo ari we njyewe nanone. Uwo ni umukinnyi uri muri iyo filime. Wari waratewe na trauma ni iki? N'ibiyobyabwenge. Yego, n'ibiyobyabwenge. Birangira noneho mbaye wa muntu mubi cyane, uri
neka mvuge uri addicted ku bakobwa gufata ku ngufu n'uwo nakinginze tugahuza mu buryo bwiza bikaba ngombwa ikarangira n'undi nyine bitabaye itagenze neza. So nayo ni filime nziza irimo inyigisho, ni filime irimo abakinnyi beza, irimo director mwiza, umwanditsi mwiza, kandi abantu benshi cyane basanzwe bazi muri filime nyarwanda. Kuri courage kandi uzagera kure cyane ko nabonye ni ibintu ukunda, ni ibintu wiyumvamo uha umwanya wawe. Imana izagufashe bigende neza, kandi niba mufite filime muzaduhe tuhapiningire ntacyo bitwaye. Murakoze cyane, turabashimiye cyane. Nakagaruka abantu ni karibu nyine ni mu rugo. Ugeze uduha ibitekerezo, twigisha urubyiruko, tuganire ku bitandukanye, ni mu rugo. Gasaro TV.